Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Liturujia B. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'Ivugururamategeko, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa ya Yakobo, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18, umurongo wa 21b kugeza ku wa 22 n'umurongo wa 27. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8, umurongo wa 14 kugeza ku wa 15 n'umurongo wa 21 kugeza ku wa 23. Isomo ryo mu gitabo cy'Ivugururamategeko. Musa abwira imbaga y'Abayisiraheli ati: Isiraheli, umva amategeko n'imigenzo mbigisha ubwanjye gukurikiza, maze muzabone kubaho no kwinjira mu gihugu Uhoraho Imana y'abasokuruza banyu abahaye ngo mukigarurire. Ntimuzagire icyo mwongera ku magambo n'amategeko mbahaye, ntimuzagire n'icyo mugabanyaho, kugira ngo mukomeze amategeko y'Uhoraho Imana yanyu mbashyikirije. Muzayakomereho muyakurikize, nicyo kizatuma muba abanyabwenge mu maso y'amahanga. Abazabwirwa iby'aya mategeko yose bazavuga bati: nta kabuza iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba ari iry'abantu b'abanyabwenge kandi b'impuguke. Koko se hari irindi hanga rikomeye ryagira Imana riziba hafi, nk'uko Uhoraho Imana yacu abigenza igihe tumutabaje? Ni irihe hanga rikomeye ryagira amategeko n'imigenzo biboneye nk'iri tegeko mbagejejeho uyu munsi? Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo intumwa. Bavandimwe nkunda, icyitwa ingabire y'agaciro cyose n'ituro rishyitse iryo ari ryo ryose bikomoka mu ijuru ku mubyeyi w'urumuri, we udahinduka kandi ntatume habaho umwijima uturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Ni ku bwende bwe bwite yatwibyariye akoresheje ijambo rye ry'amanyakuri, kugira ngo tube imena mu biremwa bye. Nimwakirane urugwiro ijambo ryababibwemo kandi rishobora kubakiza. Mube abantu bagaragaza mu bikorwa ijambo ry'Imana, kuko kwishimira kuryumva byonyine ari ukwibeshya. Iyobokamana risukuye kandi ritagira amakemwa mu maso y'Imana Data ni iri ngiri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu magorwa yabo, kwirinda ubwandu bwose bwo kuri iyi si, kugira ngo ube umuziranenge. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe abafarizayi na bamwe mu bigisha amategeko bari baturutse i Yerusalemu bateranira iruhande rwa Yezu. Babona bamwe mu bigishwa be barisha intoki zanduye, ari byo kuvuga zidakarabye. Kuko rero abafarizayi n'Abayahudi bose ntibarya batabanje gukaraba ibiganza kugeza ku nkokora, hakurikijwe akamenyero k'abakurambere. N'iyo bavuye mu materaniro ntibarya batabanje kwitera amazi. Hariho kandi n'indi migenzo myinshi bakurikiza by'akarande, nko koza ibikombe, ibibindi n'amasahani. Nuko rero abafarizayi n'abigishamategeko baramubaza bati: ni iki gituma abigishwa bawe badakurikiza umuco w'abakurambere bakarisha intoki zanduye? Arabasubiza ati: Izayi yabahanuye neza mwandyarya mwe. Nk'uko byanditswe ngo, uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa namanjwe,
inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu. Yongera guhamagara rubanda arababwira ati nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi, ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B aratubwira ko gukurikiza amategeko y'Imana tubironkeramo umugisha, hanyuma kuyica bikadukururira ibyago. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko nicyo ryagarukagaho. Umwanditsi w'iki gitabo cy'ivugururamategeko aragaruka ku gukomera ku mategeko y'Imana. Impamvu asaba Abayisiraheli kuyakomeraho no kutagira icyo bagabanyaho hari impamvu. Iki gitabo cyanditswe hagati y'ikinyejana cya 8 n'ikinyejana cya 6 mbere ya Yezu. Ni igihe Abayisiraheli bari bajyanywe bunyago i Babiloni. Ikaba rero ariyo mpamvu uyu mwanditsi avuga ku gukomera ku mategeko y'Uhoraho, kuko uko kujyanwa bunyago byagaragaraga nk'igihano cy'Imana kubera kutubahiriza amategeko yayo. Bityo uyu mwanditsi akaba asaba umuryango w'Imana gukomera ku isezerano, kubera yuko kubaha amategeko y'Imana bituma baba ihanga rikomeye ry'abanyabwenge, ariko kutarikurikiza bikabaviramo umuvumo no kwangara nk'uko byari bimeze bajyanwa bunyago i Babiloni. Imana yagiranye isezerano n'umuryango wayo mbere yuko yinjira mu gihugu cy'isezerano cya Isiraheli. Uhoraho yubahirije ibyo yari yarasezeranye, ariko Isiraheli yo ntago yubahirije isezerano, ahubwo yayobotse izindi mana, irarenganya, umuntu ntiyahabwa agaciro. None ingaruka zo kutubahiriza isezerano bagiranye n'Imana nizo zabaviriyemo uko kujyanwa bunyago. Ibi iyo urebye no mu mibereho yacu nk'abantu, usanga harimo ibintu byinshi biba ku bantu bibi bituruka ku kutubahiriza ayo mategeko y'Imana cyangwa kutubahiriza isezerano twagiranye n'Imana. Iyo urebye intambara zibaho hirya no hino ku isi, ni ukutubahiriza itegeko ry'Imana ryo kubaha mugenzi wawe no kutica umuvandimwe wawe. Iyo urebye inzara ziri hirya no hino ku isi, ntabwo ari ukuvuga ko haba hariho abatarya ngo bahage banabisigaze. Iyo urebye imihindagurikire y'ikirere, hari igihe biba bituruka ku bwikanyize bwa bamwe bashaka inyungu zabo bakagihindanya, ariko hakagira ababihomberamo. Ibyo byose rero n'ibindi tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, akenshi hari igihe aba ari ingaruka zo kutubaha amategeko y'Imana, yo kubaha Imana na mugenzi wacu, bityo buri wese agakurura yishyira n'iyo haba harimo yuko mugenzi we abibabariramo. Ugasanga habaye aho abanyembaraga naho abanyantege nke bakaba ari abo kubwirwaho n'ingaruka gusa. Mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ivugururamategeko, igihugu cya Isiraheli Uhoraho yari yahaye imbaga umuryango wayo ngo gituremo, cyari igihugu cyagombaga kuba ahantu haganje ubutabera, ahantu
bagomba kubaha Imana no kubaha mugenzi wawe. Kubaha amategeko y'Imana, umwanditsi yavugaga ko bituma baba ihanga ry'abanyabwenge mu maso y'andi mahanga. Amategeko y'Imana 10 tugomba kubahiriza arimo ibice bibiri. 3 ya mbere atubwira uburyo tugomba kubaha Imana. Hanyuma andi 7 akurikiraho ni uburyo tugomba kubahamo mugenzi wacu. Ngubwo rero ubutabera tugomba kubahiriza, tugaha buri wese ikimugomba. Imana tukayiha icyubahiro cyayo igomba, na mugenzi wacu nawe tukamuha icyubahiro cye agomba nk'uwaremwe mu ishusho y'Imana. Ngubwo rero ubutabera. Mutagatifu Yakobo mu isomo rya 2 niwe watubwiraga ati muba abantu bagaragaza mu bikorwa ijambo ry'Imana. Kurigaragaza mu bikorwa. Kubaha Imana no kubaha mugenzi wacu ni ibintu tugomba kugaragaza mu bikorwa. Yakobo ati koko kwishimira kuryumva gusa ni ukwibeshya. Ibyo avuga ku iyobokamana rishyitse tugomba kugaragarizamo mu bikorwa amategeko y'Imana, ngo ni ugusura umupfakazi n'imfubyi no gutabarana mu magorwa. Ibyo byose iyo ubirebye urabona ko bigusha kuri cya gice cya 2 cy'amategeko y'Imana cyo kubaha mugenzi wacu. Yezu mu ivanjiri ya Mariko uyu munsi aragaruka ku kubaha umuntu mu muco we. Imana ntabwo yaduhaye amategeko ngo abantu birememo ibice bitewe n'umuco karande wa buri muntu, kuko aho niho havuka amakimbirane hagati y'imico, hagati y'abantu, kubera ko umuntu adakurikiza bimwe n'undi, kubera ko adafite umuco kimwe n'undi. Hakabaho ibintu byo gushaka gutsindira buri wese cyangwa kumubwira ko agomba kubikurikiza ku ngufu, ugasanga niho havutse amakimbirane n'izo ntambara n'inzangano n'ibindi byose. Amategeko y'Imana rero ntago bereho kuducamo ibice, ahubwo ni ukuduhuza kugira ngo buri wese yubahe mugenzi we akurikije ayo mategeko y'Imana. Yezu ati tumenye ko icyanduza cyangwa igikiza ari igituruka mu mubiri, ari igituruka mu mutima wacu. Ni koko ikiva mu mutima wacu gishobora kugirira mugenzi wacu neza cyangwa nabi, kuko ari ikimwanduza, ari n'ikimwubahisha, byose bituruka muri twebwe. Ni ahacu ho kumenya igisohokamo rero niba ari igikiza cyangwa ari icyica. Pawulo mutagatifu niwe uvuga ati ntihakagire ijambo ribi rituruka mu kanwa kanyu, ahubwo ijambo ryose risohotsemo rijye riba ari ijambo ryubaka kandi ryubaha mugenzi wacu. Tumenye rero yuko gukurikiza amategeko y'Imana tubironkeramo umugisha, naho kuyica bikadukururira ibyago mu buryo ubu n'ubu. Mugire icyumweru cyiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.